gukora ubukwe urebye ni zimwe mu nzozi z'ibanze buri mukobwa wese aba afite. Mbese kuva akiri muto usanga mu mutwe we yimajini uburyo umunsi w'ubukwe buzaba umeze, ikanzu azambara, mbese abazamwambarira ugasanga ni ibintu rwose bishishikaje abakobwa benshi. Mbese gukora ubukwe bakabyumvishamo nk'aho ari intangiriro y'umunezero, ubuzima bwiza n'icyerekezo cyiza cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Bigatuma bamwe bagira zimwe mu mpamvu zidafatika bashingiraho bubaka urugo, ariko mu by'ukuri iyo ufite impamvu itari yo burya ntabwo umushinga uba ugiyemo rwose ushobora kuba successful nk'uko wari ubyiteze. Ugasanga bamwe hari impamvu zifatika bashingiyeho, ariko n'abandi ugasanga rwose impamvu zabo nta shingiro zifite, ari nabyo bituma benshi birangira batandukanye n'abakunzi babo, birangira babayeho mu buzima bw'amarira mu rugo rwabo. Uyu munsi rero ni ingingo tugiye kuganiraho, nabateguriye zimwe mu mpamvu zidafatika abantu bashingiye bagiye gushinga urugo, zituma rwose zitera ibibazo byinshi bitandukanye, birimo no kuba abantu batandukana imburagihe cyangwa bakabaho muri mariage batishimye. Icyo nagushishikariza no kugumana nanjye kugeza ku musozo, kuko ibintu ugiye kukubwira rwose birashoboka yuko bwaba ari ubwa mbere ugiye kubyumva, kandi byahindura ubuzima bwawe. Niba uri umuntu utarakora ubukwe, niba utari uri umuntu ukiri muri fiançaye cyangwa ukinatangira gukundana, rwose byagufasha kugira ngo uzahitemo neza, ushingire ku bintu bifatika bizatuma ugira urugo rwiza. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo tuzacikwa na kimwe mu byiza duhora tubateguriye. Reka mu kanya gatoya tugaruke twinjira mu nsanganyamatsiko yacu mu buryo bwimbitse. Ntucikwe nyaboneka. Impamvu ya mbere rero idakwiriye abantu bashingiraho ni ukuba ukunda umuntu gusa. Mu by'ukuri urukundo rwose ni rwiza, kuba umuntu waba umufitiye amarangamutima menshi rwose ni ibintu byiza, ariko ntabwo bihagije. Ubu ngubu urimo uratekereza ati rwose ariko umukunzi wanjye ndamukunda kandi ndumva bihagije kugira ngo tuzagire urugo rwiza. Ariko rwose reka nkubwire ko ibi bintu ntabwo bihagije. Urukundo gusa ntabwo ruhagije, ayo marangamutima akeneye gusasirwa n'ibindi bintu bikomeye bituma abantu barambana mu rukundo. Ikindi kandi hari igihe ayo marangamutima yawe uba uyafite ariko mutayasangiye n'uwo mugiye kubana. Ni ibintu bikunze kubaho cyane, ugasanga umukobwa arashaka kubaka ariyumvamo umusore cyane ariko umusore atamwiyumvamo. Ibi bintu rwose ntabwo byavamo. Urukundo rwawe ntabwo ruhagije kugira ngo ruzabashe kubaka urugo. Urugo ruba ari urwa babiri, ni ngombwa yuko mwese muba muhurije mu murongo umwe. Ikindi kandi rero rwa rukundo, ya marangamutima mwese muhuje agomba gusasirwa n'ibindi bintu by'ingenzi, nko kuba muhuje indangagaciro, kuba muhuje icyerekezo kimwe cy'ubuzima, kuba muzi gufata ibyemezo, kuba muzi gushyira mu gaciro. Ni ibintu byinshi bitandukanye rwose birenze kuba mufitanye amarangamutima, ariyo benshi bakunze kwita urukundo. Ibintu byose rero iyo mubikombinye, ibintu byose iyo bigurijwe hamwe, nibyo bintu byubaka urugo rugakomera. Umuhanga umwe yaravuze ati ntabwo ikigero cyose abantu baba biyumvanamo gihagije kugira ngo bubake urugo, mu gihe badahuje icyerekezo cy'iterambere bahuriyeho, mu gihe badafite icyerekezo cy'iterambere bahuriyeho, cyangwa badahuje ku kijyanye n'indangagaciro, ikindi badahuje ku kijyanye n'imitekerereze no gushyira mu gaciro. Niyo mpamvu byitwa relationship, ariyo umubano wo kuba ikundaniro, love shape. Yongeye ati urukundo ntabwo ruhagije. Niba ushaka ko umubano wanyu uzaramba, mukwiye kuba muhuje ku bindi bintu bitandukanye ku kigero gikwiriye, ku buryo bizatuma ubwato butarohama. Ubwato abashatse kuvuga wa mubano wanyu mugiye kubaka udasenyuka. Iyindi mpamvu idakwiriye abantu bakora ubukwe ni ugukunda idea, ni ugukunda gusaba kuba mu bantu bakoze ubukwe. Rwose ubukwe ni bwiza, ubukwe rwose bukwiye kubahwa na bose, ariko ntabwo agakwiye gukora ubukwe just for the sake of marriage. Kuba gusa ugomba kuba uri mu bukwe nawe kwa mubare w'abantu bafite abagabo cyangwa bafite abagore. Ntabwo ukwiye rwose gushishikazwa no kuba abantu bateranira hamwe, ikirori cyiza, aho nawe wambaye agakanzu keza n'umutware wawe, ariko ntutekereze
bihagije kugihe muzamarana cy'ubuziraherezo. Rero niyo mpamvu rwose kuba excited about marriage ntabwo ari ibintu byagakwiye kuba bigushishikaza, bagashishikajwe no kumenya umuntu muzabana, niba uwo muntu koko uzamwishimira kubana nawe ubuziraherezo. Ibi ngibi rero nta handi wabikura, ni ukubanza ukamugenzura neza impande zose, ukamenya niba ibintu wifuza ku mutware muzabana ubuzima bwose abyujuje. Impamvu ya gatatu idakwiye abantu bamwe bakora ubukwe ni ukugira ubwoba bwo kuba wasigara wenyine uri single, kuba wasaza utarongowe, ukaba ari wowe usigara mu nshuti zawe ndetse n'abavandimwe bawe utarashyingiwe. Iri rwose ni ikosa rikunze gukorwa n'abantu cyane cyane bageze mu myaka y'ubukure, ugasanga aravuga ati njyewe ndasigara njyenyine, barumuna banjye barashyingiwe, inshuti zanjye dore zarashyingiwe, njyewe ndasigara njyenyine, se bazashyingura koko nta n'akana, mana yanjye mbigenze. Ugasanga rwose yiyahuye ku muntu wese uje kumurambagiza kugira ngo nawe yinjire mu mubare y'ikuro cya kimwaro cyo kuba yasigara ari wenyine utarashyingiwe. Ibi rero rwose nta kintu bimaze, kubera yuko nta musingi w'urukundo rw'urugo uba wubatswe uzatuma koko urwa rugo rushikama. Urugero nabaha, hari umuntu nzi kuri village nturukaho aho navukiye, rwose yari ageze ku myaka 45 gutyo, ari aho ngaho yari umuntu w'umurokore, aravuga ati si ubu mana yanjye, ubu ni njyewe ngiye gusaza nashyize mu bwongo. Urumva yuko n'imyaka ye yari igeze kure, ariko aravuga ati at least reka ngene numve icyo abandi bandushije. Ubwo haba haje umusore w'impunzi rwose, bahise babana, nta kumutekerezaho, nta kumugenzura ngo amenye si uyu musore ni bwoko ki, uyu musore azubaka, barangije barabana. Ariko ikibabaje ni uko batigeze bamarana n'imyaka 2, yaragiye barubaka koko, yumva icyo abandi bamushije, ariko ntabwo yigeze abirambamo. Ubu ngubu rwose baratandukanye, hadashiteye kabiri arongera ajya kwibera muri ghetto. Indi mpamvu ya kane idakwiriye ituma abantu bashyingirwa ni igitutu cy'umuryango ndetse n'inshuti. Ni ukuvuga ngo hari igihe rwose umuntu atishyiraho pressure, ntagire n'ubwoba, ariko ugasanga afite umuryango umereye nawe umuzengereje. Ati ni gute wowe, reba abana ba kanaka bose barashyingiye, umva bakamushyiraho igitutu ku buryo agera akavuga ati mana yanjye iki gitutu ngomba kukikuraho. Umuntu uje kumutereta rwose ntazuyaze, agahita rwose yanduka akagera muri rwa rugo, ugasanga ni umubabaro gusa, ni agahinda, kubera yuko ntabwo yigeze afata umwanya uhagije ngo ahitemo neza umuntu bazabana. Rwose ntabwo igitutu cy'ababyeyi, igitutu cy'inshuti gikwiye gutuma ushyingiranwa rwose igihe kitageze, ushyingiranwa utabonye umuntu muzabana rwose ngo wumve umwishimiye, kuko ni byiza yuko watinda mu bukumi kurusha kugera ntutinde mu rugo ugahita ugaruka muri bwa bukumi bwawe rwose uba umaze kwangirika cyane. Kandi igihe wategereza rwose wazagenda uri umuntu ugiye kubaka, ukazishimira kubana n'umuntu rwose ugukunda nawe umukunda kandi muhuje muri byose. Impamvu ya gatanu rero nayo idakwiye abantu bamwe bagenderaho bagiye gukora ubukwe ni uguhunga ibibazo byo mu muryango. Ni ukuvuga ngo hari abantu bamwe rwose baba bafite nk'imiryango ikennye, ikindi kandi bakaba bafite nk'imiryango ifite amakimbirane runaka, akumva rwose kuba muri ubwo buzima biramurambiye, akavuga tumva reka nigendere rwose, mve muri aya matiku, mve muri iyi nzara, mve muri ubu bukene, nisangire umugabo. Ibi ngibi rwose nabyo ntabwo bitanga urugo rwose umuntu anezerewemo. Usanga rwose bicuza, ugasanga umuntu yafashe atanamugenzuye ku buryo buhagije, rwose aragiye aramutengushye, arongera agarutse iwabo, n'ubundi ya mibabaro ayigarutsemo. Urugero nabaha rwose, hari umwana uvuye iwabo kubera ubukene, aragenda ajya kurongorwa n'umusore batanasezeranye, bidateye kabiri abo amuteye inda rwose nk'izimpanga. Umuzampanga ziba zivuyemo, ntabwo yigeze atwita ngo za mpanga zivuke, wa musore amutari no kwa muganga. Maidia, ni ibintu rwose babaje cyane. Arangije ava kwa muganga asubira iwabo, urumva nabo ni nkaho batamuranye kabiri. Ntabwo rwose ubukene bw'iwanyu, imibereho yabo, cyangwa no kuba batumvikana byagakwiye kuba ushaka igitaraganya. Iyindi mpamvu ya gatandatu idakwiriye abantu bamwe bakora ubukwe ni impuhwe. No kuvuga ngo hari igihe nk'umusore aza akakurambagiza, ukabona rwose yashyizemo imbaraga nyinshi, yakutuje, ukamubonamo nk'umuntu utazubaka, ariko ukavuga uti uyu muntu yaragerageje, yanshoyeho amafaranga ye, uyu muntu ntako atagize anyirukaho, ariko ukavuga uti reka mugirire impuhwe rwose tubane.
ibi ngibi rwose ntabwo bivamo, ntabwo uyu muntu azaguha umunezero igihe wumva atari we washakaga nk'umugabo, ntabwo byavamo rwose, ntabwo wakwishima. Icyiza ni uko warindira ukabana n'umuntu ukunda, umuntu muhuje, uzatuma rwose ubaho wishimye. Impuhwe rwose ntabwo ari ikintu cyagatumye ukora urugo, wagakwiye kubana n'umuntu kubera ko wamuhisemo, wamukunze, ndetse ubona muzabana ubuziraherezo aho kugira ngo umugirire impuhwe. Indi mpamvu ya karindwi idakwiriye abantu bamwe bakora ubukwe ni ugufata kubaka urugo nk'aho ari igisubizo cy'ibibazo basanganywe muri relationship yabo. Ni ukuvuga ngo hari abantu baba babana nka boyfriend na girlfriend cyangwa bari na engaged, ariko ugasanga ni abantu bahora mu makimbirane, ni abantu batumvikana, ni abantu bacana inyuma, ni abantu batizerana, ariko ugasanga baravuga ati reka dukore ubukwe rwose, wenda ibibazo dufitanye bizashira. Ntabwo ibibazo rwose urugo rwabimaraho. Abashakashatsi bavuga yuko iyo abantu banabanye ibibazo bari bafite rwose byikuba inshuro nyinshi. Ntabwo abantu rwose, ntabwo umuntu ahindukira mu rugo, umuntu ufite gahunda yo guhinduka mukwiye kubanza mugakemura ibibazo byanyu mutaragera mu rugo, kuko nibyo biguha garanti yuko muzabana mu mahoro. Niba wirengagije imico ye mibi, niba wirengagije ko ari umusambanyi mukirambagizanya, niba muhora munabipfa, niba ari umuntu udashobotse ugifite imico mibi, ni umusinzi, ni umunywa urumogi n'ibiki, ntabwo urwo rwose bizakuraho za ngeso mbi zawe usanzwe umubonaho. Banza urindira, hindukira aho ngaho, nadahinduka rwose uhindura ushaka undi, ntabwo mariage ariyo izatuma ahinduka. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Times of India, iyindi mpamvu idakwiriye abantu bamwe bakora ubukwe ni ukuba abantu bashimanye ku bijyanye n'uburanga. Ni ukuvuga ngo kuba ubona umusore ari mwiza ntabwo byagakwiye kuba ari impamvu ituma mubana, kubera yuko ubwiza bw'inyuma rwose burabeshya, nta hantu rwose biba biguriye n'umuntu w'imbere. Kandi burya umuntu w'imbere niwe wubaka urugo, imico ye niyo yubaka urugo, uko muzabana, uko muzaganira, uko azamenya gufata ibyemezo byubaka, nibyo bintu byubaka urugo. Naho ubundi uko umuntu agaragara inyuma rwose ni nka kuvertire, umuntu ashobora kuba rwose afite inyuma heza ariko imbere rwose nta kintu kibereyemo. Ni byiza, ntabwo ari bibi kuba wakunda umuntu rwose ugamuhitamo bitewe n'igihagararo cye cyangwa n'uko asa, ariko ujye ubanza uhera imbere, uva imbere ujya inyuma, ubanze usuzume imico ye, numara kwishima rwose uva imbere ugaruka inyuma, umubangiza nubona inyuma kuko hari heza uvuga ati wawe Imana ishimwe, ariko ntuzite kureba inyuma kurusha uko wita imbere, kuko imbere niho hubaka mu by'ukuri. Iki ni nk'uko tubikesha urubuga Bride Story. Iyindi mpamvu idakwiriye yatuma abantu bamwe babana ni ukuba abantu bateranye inda. Iyi rwose ni impamvu cyane cyane muri ibi bihe tugezemo ituma abantu benshi bubaka urugo, ariko ntabwo byari bikwiriye, kubera yuko ntabwo kuba umuntu mwateranye inda bivuze yuko mwashimanye, ntabwo bivuze yuko mukundana, ntabwo bivuze yuko mwumvikana. Mufata icyemezo cyo kubana kubera yuko mwateranye inda ntabwo ari umusingi rwose uzatuma mubana, kubera yuko niba mutumvikana rwose ku bintu runaka, kuba mufitanye umwana ntabwo ari byo bizatuma mwumvikana. Igihari ni uko babana bazakurira mu buzima bubi kubera ko ababyeyi babo badakundana, batanubahana, usanga rwose babana barahungabanye. Icyiza rero abashakashatsi bavuga yuko abana bakuranye n'umubyeyi umwe ariko abanye mu mahoro n'uwo babyaranye rwose biruta kuba babana bombi nk'umugore n'umugabo ariko bari mu makimbirane. Aba bana rwose barahungabana cyane iyo bari mu rugo rutarimo umunezero. Rero niba umuntu wamuteye inda rwose mutabitekerejeho, mushobora guhura mukumva murishimanye, hafi mukamuteranya inda. Icyizaho kugira ngo mugende mubabaze n'abo mwabyaye, wabyibura rwose ukabafashiriza abana bawe ahantu bari, ubundi ubuzima bugakomeza, ukazashaka umuntu ukunda kandi munumvikana muri byose. Impamvu ya 11 udakwiye gushingiraho wubaka urugo ni ukuba umuntu muhuje ubwoko. Abantu benshi rwose ibintu bigenderaho ugasanga aravuga ati umuntu duhuje ubwoko niwe twabasha gushobokana, ariko burya ntabwo aricyo kintu wagakwiye kubushyira imbere, ahubwo wagakwiye kubushyira imbere imico y'umuntu, kuko hari abantu umuntu ushobora kuba muhuje ubwoko ariko ugasanga imico yanyu ntabwo ihuye, ugasanga ni umuntu udashobotse, ugasanga rwose ntabwo ari umuntu mwabasha kumvikana. Rero rwose ntabwo yari impamvu yagakwiye kuba ariyo ushyira imbere. Ubwoko wenda buza ari ikintu cyane wagakwiye kureberaho, wabanje kugenzura niba umuntu muzahuza ku bijyanye n'ibiri imbere n'ibijyanye no kuburyo umuntu ateye, character ye niba izahura n'izawe. Iyi ni impamvu ya 12 abantu bamwe bakunze gushingiraho kandi idakwiriye, ni amafaranga.
bisanzwe bizwi muri sosiyete yuko abakobwa benshi bakora ubukwe kubera amafaranga, bakavuga ati uyu mugabo rwose niyo tugiye kubana kubera ko afite amafaranga ubuzima bwanjye buzaba bwiza, ntabwo rwose nzongera guhangayika, ibibazo byanjye rwose bigiye gukemuka, ariko ugasanga agezeyo nta munezero abonyemo, usanga ni wa mugabo umuca inyuma, ni wa mugabo umukubita, ni wa mugabo utamuhaye umunezero. Ikindi kandi amafaranga, burya amafaranga Bibiliya avuga ngo ariterera akagoka nta mababa, n'ubwo bwa butunzi isaha n'isaha bushobora kuyoyoka, ugasanga musigariyeho kandi mwarahoranye ubutunzi, ukumva rwose ntukinejejwe no kubana na wa muntu, ukajya muri process zo gutandukana nawe rwose, cyangwa niyo mwabana ukabaho rwose utanezerewe kuko atari umuntu, ubuzima bwawe atari umuntu wigeze uhitamo bishingiye ku bintu bifatika. Rero rwose amafaranga ni ibishakwa, nawe wakorera yawe, aho kugira ngo ukurikireho umuntu kugira ngo uzamukurire amafaranga gusa, ntabwo ari ibintu rwose bitanga umunezero urambye. Rero reka ngushimire ko wabanye nanjye, ni ibingibi rwose nabateguriye bijya muri 12 ukwiye kuba udashingiraho uhitamo umuntu muzabana. Ubutanzagaruka mbagezaho noneho ibintu ukwiye gushingiraho mu by'ukuri uhitamo umuntu muzabana, bizatuma ugira urugo rwiza, bizatuma rwose utagira divorce za hato na hato cyangwa kubabarira mu rugo nk'umugore. Rero reka musubiremo ingingo twavuze kugira ngo niba wazibagiwe rwose tuzigusubiriremo, ugire uburyo wazifata, ugire n'umwanzuro wazifataho. Icya mbere, ntabwo ukwiye kuba wabana n'umuntu kubera yuko wamukunze gusa. Icya kabiri, ntabwo ukwiye kuba ubana n'umuntu kubera yuko ukunda gusa ikirori, ukunda gusa kubona waba mu bantu bakoze ubukwe. Ikindi cya gatatu, ntabwo ukwiye gukora ubukwe kubera yuko ufite ubwoba bwo gusigara wenyine uri ingaragu. Ikindi cya kane, ntabwo ukwiye gukora ubukwe kubera yuko hari igitutu kikuriho cy'ababyeyi cyangwa inshuti ngo bakubwira ngo nawe ukwiye gukora ubukwe. Ikindi cya gatanu, ntabwo ukwiye gukora ubukwe kubera uri guhunga ibibazo byo mu muryango wawe. Icya gatatu, ntabwo ukwiye gukora ubukwe kubera yuko wagiriye impuhwe umuntu mugiye kubana. Icya karindwi, ntabwo ukwiye kubana n'umuntu kubera yuko afite ubwiza, agaragara neza inyuma gusa. Icya munani, ntabwo ukwiye kubana n'umuntu kubera yuko umuteye inda. Ikindi, ntabwo ukwiye kubana n'umuntu kubera yuko musangiye ubwoko. Ikindi, ntabwo ukwiye kubana n'umuntu kubera yuko umukurikiyeho amafaranga. Rwose shakisha impamvu nzima arizo nzabagezaho mu kiganiro cy'ubutaha, ntuzacikwe. Reka mushimire kuba mwabanye nanjye kugeza ku musozo. Niba wakunze ibyo twakuganirije, nagushishikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo tuzacikwa n'iby'ubutaha. Ikindi, nagusangiza ibitekerezo byawe kuri iyi ngingo twaganiriyeho cyangwa n'ibindi bifuza kudusangiza. Ni karibu. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Bye.